Amahoro y'Imana kuri mwese abo tubana umunsi ku munsi. Uyu ni umwanya wahariwe ikiganiro cy'ubuzima. Twifuje kubaganiriza ku mugore. Ubushize twaganiriye ku mugabo, ariko uyu munsi turifuza kubaganiriza ku mugore cyangwa se umukobwa cyangwa umwari w'u Rwanda, ku buzima bwacu bwa buri munsi tubamo. Twifuza kubaho neza kugira ngo dushimishe abo twashakanye nabo cyangwa se inshuti, uba uteganya kurushingana nawe kugira umunezeze neza. Ntatinze uyu munsi nabazaniye umutumirwa, nawe namuha akanya akabibwira. Ni umwanya, ni karibu. Banyita Igihozo Cynthia, nanjye nkaba naje kuvuga kuri iki kintu, kubamenyesha imiti ituma umuntu yagira amazi. Cynthia arakoze cyane. Iki kiganiro ni ikiganiro cyiza kandi kizagufasha mu buzima. Ntatinze, hano dufite imiti itandukanye. Hano hari umuti, muranyihanganira amazina yayo ntabwo nahita nyababwira nonaha, ariko nzayababwira. Nushaka kuyamenya nzayakubwira muri komenti. Nushaka kuyamenya uzanyandikire munsi, nzagusubiza. Hano hari igiti gikunda guterwa ku rugo, kiba kimeze nk'ururabyo, kirategurwa kikarandaranda ku rugo, usanga kimeze neza. Ariko iki ni igiti cyangwa ni icyatsi gifasha umugore wa wundi wamaze kuma. Hari umugore uba ufite amazi, hari na wa wundi uba ufite make, hari na wa wundi noneho kuyabona bigorana. Uyu nguyu ni umwe mu muti, ndetse unafasha umugabo mu cya kibazo mu gihe arwaye impyiko. Ndabanza nsobanure gatoya ku mugabo ufite ikibazo cy'impyiko cyangwa se umugore. Ufata iki cyatsi cyangwa se uru rurabyo rwacu twakwita nk'ururabyo, ugatoboraho aya mababi, ayo ureba yacyo, warangiza ukayashyira mu isafuriya ugatogosa, ukanywa amazi yacyo. Iyo ufite umwijima, impyiko zamaze kugera ahantu hakomeye, wongeramo imisatsi y'ikigori, biragufasha cyane. Naho ku mudamu we, wa wundi wamaze kumagara, wumye cyane, nakwita bamwe bita ngo ni ba Mukagatare, afata iki ngiki. Ubwo turi ku mugore witwa Mukagatare, akongeramo iki bacyita umushishiro, akongeramo iki ngiki. Iki ntabwo gikunda kuboneka, ariko nugishaka bizagusaba kumpamagara nkurangire ahantu kiri, ukavangamo n'iki ngiki. Aka ngaka kameze nk'itunda, nacyo cyera ku rugo, usanga kirandaranda. Nutabasha kubibona, ubwo uzampamagara mbashe kugufasha. Hanyuma nk'uko nkubwiye ngo ibi ni bimwe ufasha ku mugore wa wundi wabaye Mukagatare, wumye neza byanze. Tugiye kureba wa mugore ufite amazi make. Wa wundi ufite amazi makeya akeneye ko yiyongera, akoresha iki ngiki. Iki ngiki kimufasha kurwanya ama-infection, kwa kundi umugore aryatwa mu gitsina, arwaye nka trichomonasi. Ibi byombi arabifata akabitogosa, byamara guhora hamwe n'iki kivuyemo. Ibi ko ari bitatu, ibi bigufasha kurwanya trichomonasi, bikagufasha kurwanya infection urinaire, cyangwa se kuri uyu mugore aryatwa mu gitsina bitewe n'izo ndwara ziba zamwatatse. Iki ngiki kikamufasha kuzibura zimwe mu myanya ye, hamwe ukuntu wenda niba nyara inkari cyangwa nyara gahoro, bikabasha kwiyongera mu buryo bumushimishije. Ibi nabyo arabifata akabitogosa, tuno tubabi twabyo, yangiza akabibiza, ubundi akanywa itasi mu gitondo ndetse na nimugoroba agiye kuryama. Mu gihe agiye kubonana n'uwo bashakanye,
akoresha itasi ebyiri z'amazi. Ni umuti uryoha ntabwo urura, ni umuti uba umeze neza. Muri make nahabaza umutumirwa wanjye, se amazi uyasobanukiweho iki, uyaziho iki, n'icyo afasha ku mugabo? Niba waba ubisobanukiye wabwira abakunzi bacu bakagukurikira. Amazi ni meza rwose, abagabo ikintu bayakundira abafasha kwishima, kubera ko uriya afasha agakubita agataruka niho ibyishimo bituruka, ugasanga arishimye, yewe n'umukobwa nawe cyangwa umugore nawe abasha kujya muri modo. Gusa ikindi nakongeraho, hari ukuntu bitogosa utarajugunya ibingibi byagize bihozemo gakeya, nabyo ukabyicanamo, bituma ugira n'umuhumuro mwiza mu gitsina, kwa kundi ugira agahumuro kabi. Ibyo nabyo nibyo, urakoze cyane. Ko kundi hari abantu bagira impumuro itari nziza muri sex yabo, bifasha kurwanya izo ndwara. Nk'uko nabivuze ngo birwanya infection, ni kwa kundi umaze kunywa. Iyo ufite iyo mpumuro mbi, urakoze kunyibutsa, ufata uno mushishiro, hanyuma ukavangamo n'aka ngaka, warangiza dore ukuntu kameze, no kameze nk'ibabi ry'itunda, warangiza ukabyotsa. Ariko ubikora kwa kundi nk'umugabo wawe wenda yaragiye safari adahari, wenda azamara nk'iminsi 3 cyangwa 4, urafata ukabyotsa. Mu gihe urwaye infection urinaire ituma ugira impumuro itari nziza muri sex. Urabyotsa, warangiza ukabishyira nko mu kantu, ugashyira muri sex yawe nibura nk'iminota 30, bikaba birimo, uba uzi neza ko utari bubonane n'uwo mwashakanye, ya mpumuro mbi iragenda. Cyangwa se nk'uko wari ubivuze ukabyicaramo, nabyo birafasha. Ikindi nakubaza, imvugo ivugwa ngo ba Mukagatare babaho, koko nibyo cyangwa ntabwo babaho? Yego, kubabaho. Ahubwo hari story nigeze kumva, hari umuntu wigeze gukora ibintu, ari umuhungu n'umukobwa akomeye, hari igihe igitsina cye cyangirika. Noneho niyo wakoreye aho, ubwo ni kwa kundi uhita ukuramo za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Rero icyiza cy'umuntu uba woroshye ufite amazi, kwandura biba biri kure cyane. Wakwandura wabigizemo uruhare, umuhungu atumvishe ko umukobwa yoroshye. Muri make ushatse kuvuga ko Mukagatare abaho? Yabaho. Nanjye ndabihamya cyane nk'umuntu ugenda ubikoraho ubushakashatsi, ariyo mpamvu ntegura bino biganiro. Ariko Mukagatare nk'uko nabivuze, iyi miti yose yayikoresheje abona amazi. Aka kanya nagira ngo nkubaze, se pozisiyo nziza umukobwa yakoramo imibonano mpuzabitsina akabona ayo mazi, ni nk'iyo pozisiyo umukobwa yakora kugira ngo abashe kubona ayo mazi? Oya, kenshi ntabwo umukobwa ariwo mazi uyizanira, byose bituruka kuri bo bombi. Bose bashobora gushyirana muri modu. Umuhungu niwe ubanza gushyira umukobwa muri modu, cyangwa umugore, cyangwa n'abubatse umugore n'umugabo. Iyo umushyize muri modu ukabikora atari Mukagatare, bihita byizana. Uyikubise kuri rugongo amazi ahita yizana. Hanyuma se umukobwa kugira ngo ajye muri modu bisaba iki? Bitwara nk'igihe kingana gute kugira ngo umukobwa aba yumva yuko nawe akeneye imibonano mpuzabitsina? Ntabwo ari igihe kinini. Icyiza ni uko hagati yabo baba biyumvanamo, wenda baratacingana, akamukora nko ku mabere, byari ngombwa akamukora no kuri sexe. N'umukobwa nawe agakora ku muhungu, arega ntabwo ari umuhungu gusa ukora ku mukobwa, bose babigiramo uruhare kugira ngo bajye mu bihe bimwe. Ibyo ni ukuri. Ni byiza ko mwese mutegurana, ntabwo ari umukobwa cyangwa umugabo utegura umugore, mwembi murategurana kugira ngo igikorwa kibashe kuba cyagenda neza. Ikibazo nakubaza nk'umuntu wenda ubiziho, ni gute umugabo aryamana n'uwo bashakanye akumva aranezerewe? Ni cya gihe umugabo iyo bari gukora imibonano mpuzabitsina asanga mu gitsina harimo ububobere, aho ngaho umugabo biramushimisha kuko n'ayo mazi ahita aza. Bivuze yuko umugore utagira amazi ntabwo aba aryoshye.
urakoze cyane mwabyumviye rero uyu ni umutumirwa wacu yatubwiye uburyo umukobwa agomba kuba afite amazi. Umukobwa ufite amazi niwe unezeza umukunzi we, umudamu ufite amazi niwe wubaka urugo rwe, cyane yuko ubu ngubu byeze. Umugabo areba umusista umeze neza muto muto, yajyayo ugasanga gutwara umugabo kubera ko yarisobanukiwe ibi byatsi arabizi. Bariya bari abakobwa bazi ubwenge. Wowe mugore unkurikiye, ushobora kuba utabona umwanya uburyo ubikora, ariko turahari ngo tugufashe, turahari ngo tubigufashemo kugira ngo tubashe kubaka ingo zacu zikomere. Nashakaga kubaza umutumirwa wacu, hari abagabo bamwe na bamwe batazi gushaka amazi ku bo bashakanye nabo cyangwa se ku bakunzi babo. Ese ni gute umugabo ashaka amazi ku mugore wiwe yashakanye nawe kugira ngo amunezeze? Icya mbere cyo arabanza akamuguyaguya, nta kuntu wajya gukora imibonano uhita uza umubwire uti ngwino hano. Oya, murabanza mukayiganiraho, mukavuga utugambo twiza ku buryo mwese muhita mujya ahantu hamwe mugatekereza ibintu bimwe. Akenshi iyo muhise mubikora mwateguranye, ni kwa kundi umugabo abikora agahita mugahana amaposteri mukora, amazi agahita akubita ku mishino, amazi ahita aza, ariko yaguteguje mwese mwateguranye muri mode, yakubise ku mishino amazi ahita ataruka akaza. Nushatse kuvuga yuko kuba yakubita ku mishino ari byo bituma amazi aza? Baba banateguranye, hose agenda ahagera no kuri rugongo cyane cyane. Niho akubita amazi akaza. Urakoze cyane wowe mugabo udukurikiye, cyangwa se wowe mudamu, urumva yuko ufite akazi ko gutegura umugabo wawe. Gutegura umugabo cyangwa se umugore, kampere ku bagabo, hari ukuntu umugabo ataha akumva yuko niba akeneye umugore we ahita amubwira ati sheri ndagukeneye ngwino. Mudu burimo ntabwo ari umugore wawe barimo. Ugomba kumenya yuko umugore nawe ko kundi watangiye umutereta mukiri fiancé, muri gufiansanya wowe nawe, umuzanira utuntu, umuzanira uturabyo, umuzanira utushokora, umuzanira utuntu runaka, no kuba mumaranye igihe, ibyo bintu bigomba gukomeza. Ugakomeza kumwereka yuko muri kumwe, ukirinda kuba wamuca inyuma, cyangwa se niyo wabikora ukirinda ko umugore wawe abimenya, kuko kuba yabimenya ni bimwe mu bintu byangiza igice cy'ubwonko cy'umugore kandi utabasha kuba wagarura. Nabazaga uyu mutumirwa wacu kugira ngo abashe kudusobanurira ese pozisiyo nziza ituma umugabo akorana imibonano mpuzabitsina n'umugore we, y'amazi bavuga ngo aratumbagira akajya mu kirere, ni iyi? Ese ni kwa kundi umuntu ahena? Ese ni kwa kundi umuntu azamura amaguru? Nihe pozisiyo nziza yoroshye kandi mu buryo bworoshye umuntu wese yakora ikamworohera? Umugore arabanza akitegura, araryama akagarama, yarangiza agatandaraza, akazamura amaguru kugira ngo umugabo abashe aho arajya. Yarangiza umugabo akabona ahantu ajya. Kwa kundi umugore yaba yazamuye amaguru bituma umugabo ahita agira kuraje. Umugabo rero ni kwa kundi ahita agira kuraje, agahita akubita y'amazi akaza. Iyo amajije kuza n'umugore biramushimisha. Ndakeka kenshi n'umugore kumunyaza bimuryohera. Niyo umurongoye n'umunyaza akenshi baranababara, n'igihe atanagaruka kuguha. Kenshi babandi bakora ku muhanda cyangwa babandi baba bakundana akamubwira ati ngwino nsure, aje n'umunyaze ntabwo ubutaha yagaruka. Ibyo uvuga ni ukuri. Kunyara k'umugore ni bimwe mu bintu bituma indwara zimwe na zimwe nka za rubagimpande zibasha gukira. Kunyara k'umugore ni bimwe muri bimwe bifasha umugongo kuba ukira, kwiyegeranya k'umugore. Mbese gusohoka kw'amavangingo ku mugore ni kimwe mu bwirinzi bwe. Iyo utabimukoreye usanga yarwaye bimwe bita ngo ni rubagimpande, cyangwa se yarwaye impyiko, yarwaye umugongo. Mbese iyo utabikoze uba umusigiye uburwayi muri make. Nawe ubutaha rero
turabakunda, wibuke like, wibuke comment, wibuke subscribe, kuko twifuza ko ingo zacu twazubaka zigakomera. Bye. Bye.